buriya nk'abantu twese dusanzwe cyangwa se abantu twese tuba dufite amarangamutima, ibyiyumviro cyangwa se umuntu wese uba wagira uko yakunda mugenzi we ndetse akaba yamwifuza. Buri muntu wese ahora atekereza se ngo ni gute nabona umuntu ma urukundo rwanyarwo se cyangwa rwa rukundo ruzaramba, nyine umuntu nkamukunda nanjye akankunda tugasobanukirwana cyangwa se tukagira urukundo rurambye. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni umukobwa gusa ushobora kuba yakifuza urukundo rwanyarwo, n'abasore kabisa ari umusore uvuga ngo ngewe nyine urukundo rwanyarwo, nyine ibintu byo kujarajara cyangwa se byo kuba matiriza ngo umukobwa nkankunde cyangwa byo kuba nsaba umuntu urukundo yararunyimya kumva nyine arabirambiye, nyine akaba yumva ko yashaka nyine umuntu mu urukundo rwanyarwo. Niyo mpamvu aka tugiye kurebana ibintu byose by'ingenzi nk'ibyo twakwita ubugoryi ugomba kureka aka kanya mu gihe ugishaka kuba wagira urukundo rwanyarwo, cyangwa mu gihe uba wumva ko umuntu wese mwahura yakugirira ayo marangamutima cyangwa se akakugira urukundo rwanyarwo. Nimba ushaka kuvuga ngo ngewe ndakunze ndetse nanjye ngeneye gukundwa kandi bikaza ari urukundo rukomeye nyine rufite ireme ku buryo nyine n'umuntu wese wabibwira akabona ko kabisa urukundo rwawe rufite ahazaza kayarusobanutse. Rero tutagiye guca hirya no hino ngo tujye mu magambo menshi, reka dutangirane n'ikintu cya mbere ugomba kwitaho mu gihe wumva ko ukeneye urukundo rwanyarwo kandi urukundo ruzakurambana ndetse ukazarwishimira ibihe byose n'uwo muri kumwe mwese mukarwenjenga ari urukundo rufatika. Icyo cya mbere ugomba kureka mu gihe utaratera n'intambwe ngo ujye kureba uwo muntu ukunze cyangwa se utere intambwe kuba watereta umuntu ngo agure urukundo rwanyarwo, mbere intambwe ugomba kureka gushaka ko umukobwa ahora gushimisha cyangwa kumva ko ibyishimo byawe byose bya nyuma wabihariye uwo muntu wese ukeneye ngo ugiye gukunda cyangwa se uwo muntu mukundanye. Buriya ibyishimo by'umuntu ni ibintu umuntu wese ataba yakuzuza kabisa, ntabwo ibintu byose umuntu yabiguhereza. Rero ugomba kumenya ko nimba umuntu mukundanye ntabwo ari ukuvuga ngo aje kuguha nyine gukora ikintu cyose kigushimisha. Ugomba kugira igihe nyine ntazibana zitakumanya amahembe niko tumenyereye, ariko n'igihe muri kumwe ujya umenya ko nubwo hari icyo akuza atagushimisha ariko ugomba kurespectinga cyangwa se ugomba kuba wakubaha urwo rukundo nyine rwo yakugiriye, kandi ntukiyumvishe ko buri gihe ibyo byose azakora cyangwa ikintu cyose akora ari ukugira ngo agushimishe. Hari n'ibintu nawe akora bishobora kuba bitagushimisha we nyine ari kugira ngo nawe ahaze ibyishimo byo, nk'uko nyine nubwo mwahuye mugahuza cyangwa se mukumva ibintu kimwe, ntabwo just 100% mwahuza ibintu ngo nyine mubyumve kimwe byose 100%. Rero niyo mpamvu urukundo rwanyarwo bagomba kuzamo n'ukuntu ko kwihangana. Rero tutagiye gutinda mu bintu byinshi, katuye ikintu cya kabiri kindi ushobora kuba wareka ndetse kikaba cyatuma nawe wabona urukundo rwanyarwo kandi urukundo rwiza kandi rwatuma nyine nawe unezererwa kuba ukunze ndetse kuba unakunze. Buri ugomba kureka gutinya gutakaza umuntu guys. Abasore benshi cyangwa abagabo yewe n'abakobwa bakunze kubaho kumva nyine ngo umuntu wakunze umuntu cyangwa wakundanye n'umuntu none uri kubona byageze mu gihe biri kubyara ibintu bidasobanutse, ntago akiri kukwitaho nka mbere, cyangwa se nubwo umukunze wowe nyine uri kumutereta cyangwa uri kumwitaho bishoboka ariko ntakugaragarize agaciro k'ibintu nyine uri kumukora, cyangwa se ukabona nyine ntago ari kukwitaho bishoboka cyangwa kubyifuza, ukumva kumurekura byaranze ukamera nkaho uri kumwihatiriza cyangwa se uri kumwizirikaho, ukumva nyine kuba wamutakaza waramukunze nyine ari ibintu biri kukugora. Ikintu cya mbere uba ugomba kumenya, isi igizwe n'abantu kandi abantu barenga biliyari zingahe. Nyine uba ugomba kumenya ko uwo muntu umeze gutyo hari abandi bantu bameze gutyo nkaho uzahura nawe mu buzima bwe kandi bo bazaba banagukunze kandi banameze nk'uko wenda nk'icyo wamukundiye nabo bagifite. Uba ugomba kuba udatinya kuba watakaza umuntu cyangwa kuba wumva umuntu muri kumwe nyine asa nk'uwaje kukuzirika mu rukundo, ukumva nyine kuba uramugiriye amarangamutima utamurekura kandi ubona atari kubibona nk'uko ubibona. Just igakurekura umuntu wumve nyine nimba umuntu wamweretse ko umukunze we nabibone wige kumurekura cyangwa se wige kumutakaza, kuko buriya n'umuntu buriya gukunda iyo yabonye ko udaparika ikintu cyangwa se ngo yarageze guhatiriza umuntu. Nta muntu ukunda umuntu umuhatiriza, urukundo ni ikintu kirema mu muntu, ahubwo nyine iyo wabashe no gusobanukirwa ibintu ukamenya ko n'umuntu nyine iyo utamuhatirije nawe abona ko utari kumwitaho utari kumuhatiriza, buriya akahita avuga ngo uyu muntu uko icyo atakinyitaho bitakemera gutya, bikaba byanatuma ahubwo aribwo aza kuba yaguha agaciro cyangwa se kuba yaza wenda ngo yibaze ikintu wabaye, bikaba byatuma wenda aribwo n'urwo rukundo rwanyu rwahita noneho ruremeka just wararekeye kumwitaho nka mbere nk'uko avuga ngo ngiye umuntu ngiye kumufosinga abe yangirira amarangamutima. Tutagiye mu bindi bintu byinshi rero reka turane ikintu cya gatatu gisa nk'aho ari ubugoryi nyine muba mugomba kureka mu gihe wumva ngo ushaka urukundo rwanyarwo mu buzima bwawe. Buriya akenshi na kenshi ugomba kureka gukina neza nk'aho nyine ugira ngo buri gihe ushimirwe. Abahungu benshi cyangwa se igitsina gabo cyinshi bumva ko buri gihe bari gukora ngo nyine ngo bandebe ngo ndarenze cyangwa se ngo muri nyine bangaragaze ko nshoboye. Ikintu cyambere ugomba kumenya ko nta mukobwa utabizi se cyangwa nta n'umugabo utabizi ko nta muntu ku isi ushoboye ibintu byose guys. Umuntu abizi ko nubwo ushoboye iki kintu hari ibyo azi udashoboye, nubwo ari iki ngiki wakora neza just ukaba wagikora biri perfect, ntago ari ibindi wagira nyine ukagaragara ko udashoboye. Ukumva ko guhora ugaragariza umuntu nyine ikintu cyose mugezemo runaka kumugaragariza ko ushoboye, wumve ko ari ibintu birenze kabisa. Umuntu nyine yagukunze, urukundo rwanyarwo umuntu yihanganira intege nke zawe nkeya ndetse akihangana n'ibintu udashoboye,
yaba ari ibyo yifuza kwifuzaho cyangwa se nyine nawe byo mwifuza, mukaba mwabasha kwihanganirana kuri iyo situation ku kintu runaka mugenzi wawe ashobora kuba adashoboye. Rero mu gihe buri gihe uba ushaka kugaragaza ngo uyu muntu ndamwereka ko nshoboye, buri gihe muranyina nyine ibintu bigaragaza ko nshoboye kugira ngo yire ngo mwemeze, ashobora kubigukundira ariko ntibizaba igihe kigira ngo runaka kabisa abone ko icyo kintu nyine kikunaniye kandi ntako wagize ntako utagize runaka, ku buryo ahita avuga ngo uyu muntu kabisa arahara acitse. Rero iyo umuntu yagukunze cyangwa se umuntu ashaka kubona ko umuntu nyine urenze, aba ari wa muntu ugukundira ibintu byose ndetse n'amakosa yawe ndetse n'intege nke zawe akazigukunda. Rero tutagiye mu bintu byinshi, reka tuye n'ikindi kintu cya kane ushobora gukora cyangwa se ushobora kureka mu buzima bwawe mu gihe ukeneye urukundo rwanya cyangwa mu gihe ukeneye guhura n'umuntu kabisa mukabana mu buzima ndetse mwishimanye kandi muri mu rukundo rwanya. Akenshi na kenshi uba ugomba guhita ureka kwirengagiza ibibi ngo kubera ngo gusa ngo wakunze cyangwa se uri kubona ngo uwo mukobwa ari mwiza, ngo uwo musore ari bogari, cyangwa se nyine uri kubona uwo wakunze ariko guhuma amaso bitewe n'ibintu byiza biri kumugaragaraho, bikaba byaguhuma amaso ibyo n'ibintu. Buriya ubwiza buri inyuma naho buhuriye n'imico kandi naho buhuriye n'umuntu wo mu imbere. Umuntu mushobora kubana igihe kinini atakwiyereka nyine wowe ubona just akugaragariza ibyiza gusa, ariko mu gihe wamukunze ndetse ukaza finally kuba wabona nyine ibibi bye, wibyirengagiza guys. Menya ko kuri iyi si ugomba kumenya njyewe ni ugomba kwishyira imbere guys. Wishyira imbere ngo urukundo, we ishyira imbere we kame murebe ese njye ninjya muri no condition cyangwa nimba ndi kumwe n'uyu muntu what effects cyangwa se nize ngaruka nzahura nazo mu gihe ndi kumwe n'uyu muntu. Wikumva ngo nimba uri kumwe n'umuntu just uri kubona ngo ni mwiza ngo ibiki, wumve ngo uzatamba n'ubuzima bwawe ngo kubwe ibiki. Rero niba ushaka urukundo rwanyarwo, menya kwiha agaciro ndetse umenye no kwirengagiza ubwo bwiza. Ubanza umenye ngo se ibi bintu agira ikihe kintu kibi, ni biki adakura neza. Hari umuntu aba ari n'umurara nyine ubona just afite appearance nziza, ariko byagira mu mico yo muri society y'imico isanzwe ukabona kabisa nk'umuntu w'umukobwa w'umusirimu cyangwa se umusore w'umusirimu usobanutse, ukwiye kuba uri kumwe n'uwo muntu kabisa. Ugomba gushaka undi muntu mwiza kandi umuntu ushaka kuba ukubereye. Tutagiye mu magambo menshi, rero ikindi kintu cya gatanu gishobora kuba cyatuma nyine ubona urukundo rwanyarwo mu gihe wakiretse, ariko just ugomba kureka kugerageza guhora ngo uri perfect cyangwa guhora ukorenga ibintu mu mucyo. Abantu rero benshi bazi ngo uyu muntu ngo umuntu agukunda ngo uri umuntu ngo nyine ngo buri gihe nganyuza ibintu mu mucyo, cyangwa se ngo buri gihe ngo uyu muntu ahora ari perfect, ngo ntago ajya ngadiriga ngo ibintu ngashyemo ngo ubuntu bw'ubutriki bwo gucabiranya. Wapi, aho ngaho nyine umuntu ashaka kugukunda pe, ariko ntago muzarambara ngo muvuge ngo mukoze urukundo rwanyarwo. Ubu buzima bwose just nta muntu utabisobanukiwe, nta muntu utabona ukuntu ubuzima bwesitaye. Hari ahantu uba ugomba gushyiramo nyine tw'utunyanga kugira ngo nyine ubuzima just ube wasurvivinga. Rero umuntu muzakundana ibintu nyine ibintu bigakomera cyangwa urukundo rukavamo urukundo rwanyarwo, ntabwo ari wa muntu uzabona ngo buri gihe ngo uhora ngo uri perfect cyangwa se buri gihe ngo nyine ngo uhora usobanutse kabisa. Mushobora kubana nyine igihe kinini, ariko nta gihe kizabura guys, nta gihe kizabura bizasaba ngo ushyiremo utuntu tw'utunyanga kugira ngo nyine ubashe kwikura muri iyo situation wari mu cyangwa se iyo condition waba urimo. Rero wigaragariza umuntu just uzi ubwenge nkanjye wenda cyangwa se undi muntu ushaka kubusobanutse, njye ntabwo nakundira umuntu ngo nuko buri gihe ari perfect. Yego nyine ushaka kuba uri perfect, ariko buri gihe ukajya uvangamo nyine ukajya nyine unirwana, ariko ngo uri perfect nawe ubirenganiramo, kandi umuntu nyine mwaba muri kumwe ntabwo yakishimira yuko ngo uri perfect kabisa. Hari igihe azabirenganiramo cyangwa ukabirenganiramo mu gihe runaka, mu gihe ugaragaza ko nyine witonze. Hari abaza bakagendera muri ubwo bwitonzi bwawe, bakaba bakugirira nabi cyangwa se bakaba baguhinyuza ikintu cyawe wari kuba ugenewe runaka cyangwa wari kuba ukwiriye. Tutagiye mu magambo menshi, reka tuye ikintu cya gatatu tugomba kureka. Rero ugomba kureka kwiyibagiza intego zawe ngo mu gihe uri mu rukundo cyangwa se mu gihe bageze muri situation y'urukundo. Abagabo benshi cyangwa abasore benshi iyo bageze muri iyi situation y'urukundo bahita bibagiza bo ikintu mu buzima bakeneye gukora kugira ngo wenda biteze imbere, cyangwa se kugira ngo bavuge ngo ngewe nkeneye iki ngiki. Umukobwa azagukunda pe, ndetse nimba agukundiye uko uri uko ugaragara, azanagukundira n'ibyo ufite ndetse n'ibyo utekereza kuzageraho. Rero mu gihe wagiye mu rukundo ugahita wumva ngo uretse intego zawe cyangwa se n'uri kuzitekerezaho cyane, uwo nguwo muri kumwe pe mushaka kuzamukunda kuko ataragusobanukirwa neza cyangwa ku buryo kuko mutaramenyekana neza, mutaramenyana neza, ariko namara kugusobanukirwa akabona ko nyine utazi kwita ku ntego zawe kuko nyine urwo rukundo rwe rwaguhumye, ushaka kugira ngo azabyishima ngo kuko nyine ngo ari urwo rwaguhumye pe, ntabwo azabyishimira guys. Umukobwa wese cyangwa se umusore wese aba akeneye umuntu nyine ufite ahazaza, kuko nta muntu bumva ko ahazaza yazabaho nabi cyangwa se no mu masaziro yazasaza nabi bitewe n'umuntu bari kumwe. Rero iri wa muntu usobanutse ugomba kuvuga ngo intego zanjye buri gihe ziba ziri imbere,
wenda just ibyo bikaza nyine ari ukuza nyine kurenzaho nyine ariko intego ze just zikiri imbere utazireka ngo nuko ngo nagiye mu rukundo ngo nzirengagize ngo ndeke ngo ibindi nakoraga ibiki. Wemenya ko intego zawe ugomba kuzishyira imbere ndetse n'ukwiye kuzireka cyangwa kuzibagiza mu gihe wagiye mu rukundo cyangwa se mu gihe ubona n'umuntu wakunze ashobora kuba yagukura ku ntego zawe se cyangwa ashobora kuba yatuma hari ibyo utageraho mu gihe ukiri kumwe nawe se cyangwa mu gihe ukiri kugeza ku mutetara. Umuntu ujya gutereta kabisa ugasanga nyine byinshi wakoraga bigufitiye akamaro, byinshi wagendagamo bigufitiye akamaro, birasaba ngo ube ubiretse bitewe n'uwo muntu uri gutereta cyangwa se uwo muntu ushaka ko mukundana. Mu gihe ushaka kuba birimo wenda bishobora kuba bitagenda neza, ariko nyine mu gihe ubona ko intego zawe kandi ubona zakugira umumaro mu buzima ushobora kuba wazireka kubera uwo muntu runaka, gaheze mureke wireke intego zawe, wireke ibyakubaka ubuzima, kuko abantu bose barahari cyangwa se abantu bameze nk'uwo barahari, ariko nyine ibintu cyangwa intego zawe nta wundi muntu uzifite nta n'uzazikuzanira. Mu gihe waziretse wene waziretse uzitaye aho ngaho kabisa, uzaba usa nk'utakaje ikintu cy'agaciro kandi gikomeye. Rero tudatinze mu magambo rero, ikindi kintu cya karindwi, ugomba kureka gutekereza ko umukobwa agomba kukuzuza buri gihe. Hano ubundi ugomba guhita wibaza, ese ataraza ntabwo nari nuzuye, cyangwa se ataraza nari mbayeho nabi, cyangwa se nari narapfuye? Rero wenda ushobora gukoresha trick utereta, wenda ukaba washyiramo ako kantu ngo ni wowe unyuza ibiki, ariko just muri wowe ugomba kuba umenya ko umuntu nyine ataraza ari umuntu nabwo wari ukomeye. Ukumva ko buri gihe umukobwa ari ukuzuza, ko burya uri umuntu nyine wuzuye mu gihe ataranaza, ari umuntu usobanutse kandi wuzuye kandi umuntu uje kwitekerereza. Rero ukumva ngo niba ukeneye ibitekerezo ngo urajya kumubaza ngo ibiki ugerageza nawe uhagarare kigabo, kandi umuntu akunda wa muntu ukora ibintu yego nitaba wamubwiye cyangwa utamugishije inama, ariko ugakora ibintu nyine bisobanutse kandi ibintu nyine byabateza imbere, ariko nyine ukabikora neza. Umuntu buriya yanga umuntu ukora ibintu nabi, ushobora no gukora ikintu utabwiye umuntu, ariko iyo cyagenze neza kandi ubikora neza buri gihe exactly, ntabwo icyo kintu azakikwangira ngo nuko ukora ibintu ngo utabimubwiye cyangwa se utamusabye ubufasha. Ariko nyine iyo wigize ngo wa muntu ngo uyu muntu ibintu byose ndabimuragije, ngo yaje nyine just ubona ko n'umutakaza uzayitumira nk'utakaza ubuzima bwawe bwose, aho ngaho uba wisoje n'uba wirangije. Ahubwo ugomba kumenya ko umuntu mufite mu ruhare rw'urukundo ndetse no mu kwitezanya imbere, ndetse nawe ubwawe uracyahari wa wundi wahozeho mu gihe utari umufite, kugira ngo anytime ibintu birahinduka guys. Umuntu araza akagenda, ibintu biraza bikagenda, ashobora kugenda runaka cya gihe kiyagera akagenda nyine igihe Imana yabageneye ko mumarana. So kuvuga ngo agiye anakwanze, ushobora kuba ari umuntu w'akamaro kabisa muzarambana, wenda akanapfa akagenda, nese uzabaho utanapfa warishyizemo ko ari umuntu nyine ukuzuza mu bintu byose. Rero mu gihe wishyizemo urundi ruhare cyangwa se ku rundi ruhande rwawe muri wowe uvuga ngo ngewe mu gihe adahari nabaho gutya, ibi ngibi bizagufasha kuba watekereza neza kandi kuba wabaho neza mu gihe ushaka kuba utagifite uwo muntu. Rero ikindi kintu cyabona tutagiye mu magambo menshi, ugomba kureka gukunda kugira ngo wuzure icyuho cyangwa se kugira ngo usibe icyuho ufite. Hari abantu benshi bajya mu rukundo bavuga ngo ngiye kuvuranga ibikomere natewe, ngo ngiye mu biki n'ibiki, just niyumve ko agiye mu rukundo rwanyarwo, cyangwa yumve ngo agiye gukunda ibikomere. Nimba arabitewe n'undi muntu, uwo ngo ntago ari mugangaje kukuvura ibikomere. Menya ko kandi uwo wabiguteye nawe yari umuntu, n'uwo uje ngo uwo ni umuntu. Ngareba noneho wishyizemo ko aje kukuvura ibikomere guys, none ugasanga nawe abaye nka wa wundi, cyangwa ugasanga nyine nawe ahemutse nka wa wundi, noneho utawumva igikomere mu kindi, noneho ukuntu bitabimera. Rero ukumva ngo umuntu nimba aje ngo kugukunda cyangwa se uhuye n'umuntu mugiye gukora relation runaka, wumve ngo umuntu agaze ngo kumfasha ngo inkovu nyine ziri ku mutima ngazisibanganye ngo ibiki n'ibiki, nyine ugasanga nyine aje nkaho wari umukeneye ku rwego ruri hejuru, kurusha uko wari ukeneye abandi bose. Ikintu cya mbere ugomba gushyira mu mutwe wawe, abantu bose bose bafite ubwonko, batekereza kimwe, wenda ibyo batekereza si babikora kimwe, cyangwa se buri muntu wese agira ibyiyumviro n'amarangamutima bitandukanye. Ariko umenya ko umuntu ibyo mugenzi we yatekereje nawe yabitekereje, kuko bose bararemwe kandi bose bakozwe mu nyama n'amagufwa. Ntugahite ufata icyizere cya 100% ngo ugitereke ku muntu, wumve ngo uyu muntu kabisa ngo ibibazo nanyuzemo, ibiki byose nanyuzemo, ngaje kubinyemura cyangwa se ngaje ukumvura zino nkovu nagize ku mutima. Nta muntu uzahora uri perfect imbere yawe ku buryo nyine yaza nyine ukumva ko just exact ufite amahoro ko umuntu uzamurambana. Ari n'abantu batandukana bageze mu myaka 40 kandi barahuye bafite 20, bamara imyaka 20, ariko finally bagatandukana bashaje. Rero yumvisha ko umuntu wese uzaza, cyangwa se nimba ushaka urukundo rwanyarwo, ngo uzakira umuntu wese uje ngo perfect ngo umwakire. Urukundo rwanyarwo ni urukundo rugira amakenga. Mu gihe utagirira umuntu amakenga, wowe uzaba wihishe mu rukundo, uri mu rukundo rwa kimuntu, ntabwo uzaba uri mu rukundo rwanyarwo. Ariko rwa rukundo nyine rugira amakenga, uvuga ngo uyu muntu bimeze gutya, just ukabikora gisirimu nyine, ntugende ngo ujagarare mu bintu guteza akavuyo nyine, usange finally nawe uri kubangama mu rukundo. Ni rwa rukundo nyine ushyiramo ubwenge, akaba ari ibintu utakora kubera ko impamvu runaka, nyine just ugashyiramo ubwenge ukamenya ko uri kumwe n'umuntu. Rero iki ni ikintu cya cyenda ushobora kwitaho, cyangwa se ushobora kureka mu gihe ushaka urukundo rwanyarwo. Ugomba kureka kwiyemeza byinshi, cyangwa se kwishyiraho inshingano nyinshi mbere yo kumenya nyine uwo mukundana.
ari ukuntu kuhura n'umukobwa cyangwa se uhura n'umusore just ugahita utangira kwiga wenda just reka dufate nko ku bakobwa ajya uhura n'umusore agahita yumva nyine hemba umusore aba muri goto cyangwa agahita ubona yafashe inshingano zikomeye just yigize nk'umugore we cyangwa se yigize nyine umuntu ufite ubusobanuro bukomeye kuri uwo musore nuzi uwo ari we nuramara kumusobanukirwa wabona ari ibyo ari guhunga nyine mu gihe ako kanya utazi background ya life ye cyangwa se uri n'umukobwa agahita uhura n'umugabo cyangwa se n'umusore runaka ugahita wumva nyine ugiye kuba perfect kuri we bisobanuke cyangwa se niba uri n'umusore wahura n'umukobwa nuza haturuka nuzi icyo kumva nyine ibintu byose ugiye kubimukorera uko byakabaye wikiyemeza byinshi utarasobanukirwa uwo mukundana cyangwa se utaramenya uwo mukundana se ni muntu ki ni bwoko ki ateye ute atekereza ute avuka he cyangwa se akora ibiki ni iki yakora ni iki atakora banza usobanukirwe mu gihe nyine mukiri muri ako ga process ko kumenyana mu rukundo nyine mukiri gushotashotorana nyine mumenyana nawe ubumwiga umusobanukirwa kugira ngo uvuge ngo ngiye gufunda urukundo rwanyarwo kandi urukundo rutagira inkurikizi hari urukundo guys ruba rufite inkurikizi nyine wa rukundo busanga nyine nuzigera ugira amahoro mu gihe ukiri kumwe n'uwo muntu kandi just waranamukunze byanyabyo ariko kugira ngo n'amahoro bizakugora ikintu cyacu mugomba kureka gushaka guhora ugenzura byose aka kantu si mukazi se buriya hariya hejuru twatuvuze ngo nugomba ngo kureka ibintu byose nyine ngo ukigira nkaho nyine utabibona ariko buri ugomba no kureka kugenzura nyine ibintu byose ushobora kubigenzura just ku ruhare rwawe deeply ibanga nyine rikomeye nk'umuntu nta muntu utagira ibanga nyine nimba uzi ko n'uwo mukundanya nyine ngo ibintu byose bimubwira menya ko uri hasi bro cyangwa nimba uri n'umukobwa uri hasi pe ugomba kuba ufite ibanga runaka nyine iyo utaba wenda mufitiye ibanga nyine menya ko ugomba guhora nyine hari akantu ugomba kwerekana ko umuntu nyine umuntu umwereka nimba mukundanye cyangwa se uri kumutereta cyangwa ushaka ko mufunda urukundo rwanyarwo ntabwo ugomba kumwereka guhora ugenzura ibintu byose akantu ko kandi akantu buri step ateye buri ntambwe yose ateye ugasanga nk'aho umugenda inyuma nyine umukontorora reka umuntu abe open guys reka umuntu abe open wumve ko nyine yumve ko mu gihe ari kumwe nawe yisanzuye nibwo nyine ntanagukunda azaba agukunze byanyabyo wa muntu uzakihisha mu bwoba bwawe cyangwa se mu bwoba umutera nimba hari akamaro umufitiye we azakunda ibyo umufitiye mu gihe rero utabifite n'ubwo bwoba uba wamuteye nuko hari ikintu runaka akugirira ubwoba yuko yagutakazaho se cyangwa no kukubura ntagaruka aba agukunze cyane ahubwo ahita areba ibintu yabura mu gihe atagufite akaba aribwo bwoba agira rero tudatinze mu magambo menshi kiri ikintu cya 11 cyangwa se ikintu cya 11 ugomba kureka kugereranya ukundana n'abandi bantu cyangwa se cyane cyane umukobwa none kumugereranya n'abandi bantu guys nta mukobwa kwisuku niyo yaba ari mubi pe umukobwa mukundana ugomba guhora umubwira ko ari we mwiza uruta abandi nta n'uwo bagereranwa rero kumva umukobwa ngo ukaza wenda muri kuganira ngo wabonye umukobwa ngo umeze ukunga ajya gusa ngo nawe ibiki niyo waba uri kuvuga ko ari ubwiza bajya guhuriraho guys aho ngaho nta mukobwa ukunda umugereranya n'undi muntu umukobwa cyangwa se n'umusore aba yumva yahura asa neza imbere y'uwo bakundanye cyangwa se imbere y'uwo nyine bari mu rukundo gerageza nyine aka kantu nawe ukamenye ukareke vuba niyo uri gutereta ugasanga nyine uri kugereranya uri gutereta n'abandi bakobwa mu gihe muri kuganira aho ngaho nta rukundo yaguha kasha no kuruguhereza ariko ntabwo rwazaramba ruvuga ngo ni urukundo rusobanutse rero ugomba kumenya ko ugomba kureka kugereranya umukobwa n'abandi rero iki kintu cya 12 ugomba kureka kwihutira mu rukundo just kujya mu rukundo rubohobotse urukundo ni ibintu biza just bikakorwa nyine just biba bimeze nka process runaka ntabwo ari ikintu cyiza ngo uyu n'umuntu ngo pa wise umukunda baravuga ngo ushobora gukunda umuntu at the first sight cyangwa se ushobora gukunda umuntu ukimubona pe birashoboka ariko ntabwo mushobora gukundana mukibonana mwese just bite bigira kuri level imwe ngo umuntu yamwunzu wowe ushaka kumukunda ukimubona just akenshi nubwo nyine abantu batabimenya ariko abari irari nyine abakobwa benshi rero bikunze ko kabona ngo umukobwa yakunze umusore akimubona ariko abari irara mufitiye pe ntabwo ubundi umuntu gutyo undi umuntu mukunda mumaranya agahe basi kabari gato ariko gahari kuko umuntu just uyu muntu usobanutse ufata umuntu uko agaragara pe wenda nimba ubishimye just ugahita uhuza n'imico ye background ye uko avuga n'ibiki byose ugahita uvuga ngo umuntu ndabona ibintu byose bifitinga ibintu ngiye by'umusore nshima cyangwa se umukobwa nshobora gushima ugahita uvuga ngo wenda uyu muntu namukunze kubwiza impamvu nyine ku byo wanabibwira umuntu akumva ni ibintu nyine bifatikana impamvu zisobanutse ntaho uzirinde kuvuga ngo ngiye nakundiye umuntu ngo nyimubona cyangwa se ngo nakunze umuntu nyimubona wumve ngo uwo muntu mukunda cyangwa se uwo muntu muhuye ukimubona ngo ugiye gufunda urukundo rwanyarwo kabisa niba ushaka kumva ko ushaka gufunda urukundo rwanyarwo cyangwa urukundo rukomeye ruzaramba wikihutira kuvuga ngo umuntu umugiwe nyine ngo umuntu wese ugiye guhita umukunda kontrola amarangamutima yawe cyangwa ukumva buri gihe uko wifuje umuntu ngo umve ngo kabisa ngo ni urukundo hari icyo bita urukundo hari icyo bita narrow-waist cyangwa se icyo bita irari ritandukanye n'urukundo kuri iyi si nta muntu utagira irari nta muntu utifuza nta muntu ugiye kugendera ku bintu byo kwifuza wakunda abantu bose bari ku isi cyane cyane abagabo umugabo we yakunda igitsina gore cyose kiri ku isi ko umuntu wese umugabo bahuye akenshi aramwifuza uzabicunga
ahubwo nyine uramwifuza ukabitera bitandukanya kwifuza no gukora. Niyo mpamvu na umusore ashobora kuba muri karitsiye yarateretse abantu bose barimo, cyangwa se haba umugore haba abana n'ibiki byose yaragerageje kubatereta, ababeshya ko abakunda se cyangwa ababwira ko abakunda, ariko just nta rukundo rurimo, ahubwo aba yarakubonye akakwifuza. none nawe nimba atari umuntu usobanutse ntabashe gutandukanya se ngo uyu muntu ndamukunze cyangwa ni umubiri uri kubimwonesha, ni ukwifuza nk'uko nakwifuza undi muntu usanzwe. Rero menya gutandukanya uwo ukunze ndetse n'uwo wifuje mu buryo bw'umubiri, nyine umenye kubatandukanya. Wowe twari kumwe kuva ku kintu cya mbere kujya ku kintu cya 14 kugeza aka kanya, nakubwiye ngo uruwa agaciro kuri KWIHANGANA Entertainment guys. Wowe cyo ngusaba menya ko wakoze subscribe hasi, ka subscribe ni iby'agaciro, ndetse ujye ukanda no like kuri iyi video, ufunguye no kunzogera kugira tuze no kubana no mu bindi biganiro by'ubwenge mu kanya gato guys. Ciao ciao.